Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ibampera amahoro itanga, kuko amahoro Imana itanga nta handi mwayabona, nta handi muntu yayakura, ariko Imana itanga amahoro no kuri yabampere mu izina rya Yesu. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, witwa ndiho n'ujya uhinduka, uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri, kandi uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora. Turagushimiye rero ko turi amahoro, tugushimiye ko waturinze n'uyu munsi ukaba waturinze, akaba ari nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko turi beza, ndetse nta nubwo ari uko turuta abandi, nta nubwo ari uko dukiranuka cyane, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi wowe utugirira. Ushimwe rero ko turi kuvuga bikemera, turi guhumeka bikemera, icyubahiro ni icyawe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho, utubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso yawe amunye ku musaraba i Golgotha. Urakoze ko utubabariye, ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, tubere umuyobozi, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 272 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Ku irembo ubari ku irembo, nuko araje kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ku irembo ubari ku irembo, nuko araje kandi ageze ku irembo. Ihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ku irembo ubari ku irembo, nuko araje kandi ageze ku irembo. Maze mu isi yagizwe nshya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Ku irembo ubari ku irembo, nuko araje kandi ageze ku irembo. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, sanga mu gitabo cya Danieli ibice ni 4, murongo wa 31 kugera ku murongo wa 34. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'inzozi bisohora ku mwami, arahanwa hanyuma arakira. Ikasome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari nubura amaso yanjye mu ijuru,
ngarura akenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi n'ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burarabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashima umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse. Ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri izi nkuru za Nebukadinezari. Nebukadinezari yari umwami. Noneho umunsi umwe aricara yishyira hejuru, areba abayoboye, areba ibyo atunze, areba icyubahiro Imana yamuhaye, kandi Imana niyo itanga icyubahiro. Ariko icyo cyubahiro Imana yamuhaye gituma yishyira hejuru, ntiyaha Imana icyubahiro, ahubwo we aricara aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye n'amaboko yanjye. Kandi ni ukuri ntago we yabyishoboza, ariko Imana niyo igishoboza umuntu. Ariko yatesheje Imana agaciro, we yishyira hejuru, yirata imbaraga ze. Kandi ni ukuri icyubahiro ni icy'Imana yonyine. Ni ukuri kose icyubahiro ni icy'Imana yonyine, kandi icyubahiro cyayo ntabwo uzagisangira n'undi muntu uwo ari we wose. Ni ukuri Nebukadinezari arangije yishyira hejuru, arirata. Ariko ibi ngibi byabayeho, umwami yari yararose inzozi z'uko ibi ngibi byose bizagenda. Daniyeli arangije, kuko yari ari mu mwuka w'Imana, aramusobanurira. Natwe rero hari igihe tujya turota ibintu Imana yakatubwira mu nzozi, cyangwa igatuma n'umukozi w'Imana, cyangwa ikatubwirira mu ijambo, ariko ntitubihe agaciro. Na Nebukadinezari nicyo cyamubayeho. Ibi ngibi byamubayeho, iyo aza kubiha agaciro ntago biba byaramubayeho. Arangije rero amaze kwishyira hejuru, Imana irangije irarakara. Imana irababara cyane, kubera ko Imana ntishima, ntinakunda umuntu wishyira hejuru. Arangije rero Imana imukuramo ubwenge bwe, irangije imwohereza mu ishyamba, ajya kurisha nk'inyamaswa. Arisha imyaka 7 mu ishyamba. Noneho ngo yasangiraga n'inyamaswa, nta bwenge yari afite bw'abantu. Ni ukuri ngo yari yabaye nk'inyamaswa, ngo kimwe kimuzaho, ngo imisatsi yarashokomboye, inzara zarashokomboye, yarabaye nk'inyamaswa, kuko yabanaga n'inyamaswa, ngo kubera yuko yari yasuzuguye Imana, kubera ko yari yisize hejuru. Imana rero icyo nashaka kubabwira, Imana ntabwo ikunda umuntu wishyura hejuru. Ni ukuri icyubahiro ni icy'Imana yonyine. Kandi Nebukadinezari byarangije abonye ko Imana ariyo isumba byose, ko Imana ariyo ifite icyubahiro. Twebwe nta cyubahiro na gito dufite. Ako gakeya, ako gatoya Imana yakumanyuriye, ntugakoreshe ugirira abandi nabi, ntugakoreshe wihenura ku bandi, ntugakoreshe ukora ibidafite umumaro, ahubwo menya yuko hejuru yawe hari Imana. Icyubahiro mwene data nshuti unkurikiye, icyubahiro gike Imana yaguhaye, ako kubero gato Imana yaguhaye, ni ukuri aho kugira ngo ugakoreshe ugirira abandi nabi, aho kugira ngo ugakoreshe wirata ku bantu, ni ukuri ahubwo gakoresha ukora ibyiza. Igihe cyawe kugipfusha ubusa, kubera ko bijya birangira, kuko icyubahiro kijya kirangira. kandi ni ukuri Imana niyo ifite icyubahiro yonyine. Nebukadinezari rero yaragiye ajya mu ishyamba nyine ararisha imyaka 7 yose. Noneho hano twasomye ngo hanyuma y'iyo minsi, ngewe Nebukadinezari nubura amaso yanjye
nubura amaso yanjye mu ijuru ngarura akenge. Ni ukuri reka mbabwire, Imana ijya ikora ibintu uko ibishatse. Kuba uvuga bikemera, kuba ujya ku kazi bikemera, ntabwo ari imbaraga zawe. Imana yabishatse n'ukuri ntiwazongera no kujyayo. Ariko Imana itugirire neza, ntituzajye tureba ko uyu munsi turi guhumeka umwuka bazima ngo bitume twirata. Imana ishobora kugiraho ikanda ibintu byose bikaba imfabusa. Nebukadinezari yari afite icyubahiro, Nebukadinezari yari atinywe, Nebukadinezari yari umwami, ariko umunsi umwe kubera ko icyubahiro cye atagikoresheje neza, Imana imwohereza mu ishyamba ajya kurisha. Imana itugirire neza rero, nimureke ko gukoresha amahirwe twahawe two kuyakoresha nabi, kuko Nebukadinezari yayakoresheje nabi bituma ajya kurisha nk'inyamaswa. Noneho ngo umunsi umwe rero igihe cy'Imana kigeze, igihe cy'Imana, Imana yongeye kumugarukaho, kuko Imana itakugarutseho n'ukuri wahera aho ngaho uri. Imana itakugarutseho wapfira muri ibyo byaha. Imana itakugarutseho wahera muri icyo kigeragezo. Ariko ngo umunsi umwe ngo yubura amaso areba mu ijuru, ngo ubundi agarura akenge, kuko iminsi Imana yari yaramuhaye yari igeze, kubera ko yari amaze kwitekerezaho, ngo agarura ubwenge. Ngo arangije amaze kugarura ngo akenge, ngo mpera ko nshima isumba byose, ngo ndayambaza, nubaha Imana ihoraho iteka ryose. Yahise amenya yuko ku bintu byose, ku byo umuntu atunze, ko icyubahiro cyose umuntu afite, yabonye yuko Imana ariyo isumba byose. Ngo arangije arayambaza, ngo kuko ubwami bwayo ari bwo bwami budashira. Ubwami bw'Imana nibwo budashira bavandimwe, ibindi byose birashira. Ubu bwami bwo mu isi burashira, abami barapfa, abandi bagasimburwa, ariko ubwami bw'Imana buhoraho iteka. Ndetse Nebukadinezari ngo amaze kubona iby'Imana ikoze, ngo arangije ngo aravuga ngo mbonye ko ari isumba byose, ngo kandi ubwami bwayo budashira, ngo buzahoraho ibihe n'ibihe. Ngo ariko ngo abo mu isi bo ni ubusa, ngo ni nk'ubusa. Ni ukuri twebwe turi ubusa, ntabyo turi byo. Ni ukuri buri muntu wese yikirata. Ntabwo bikwiye ko icyubahiro Imana yaguhaye gitoya, icyubahiro Imana yaguhaye ugikoresha nabi. Ntabwo icyubahiro Imana yaguhaye ntabwo kiguye kugutandukanya n'Imana. Iby'Imana yaguhaye ntabwo bikwiye kugutandukanya nayo. Ibyo utunze n'abo utunze ntabwo bakwiye kugutandukanya n'Imana. Imana ni Imana isumba byose. Ngo abantu bose n'ibyo mu isi, ngo Nebukadinezari ngo abona ko ari ubusa. Ni ukuri ntacyo turi cyo, ariko Imana yo ihoraho iteka. Ngo kandi ubwami bwayo ngo ntabwo bushira. Ariko ibi byo mu isi birashira, abaperezida barabasimbura, abayobozi barabasimbura, ariko umwami w'abami azahoraho iteka, ntawe uzamusimbura, kandi icyubahiro cye nta wundi bazagisangira. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukoreshe igihe cyacu neza. Reka nsoreze kuri aka kajambo Nebukadinezari yavuze, ngo noneho njyewe Nebukadinezari ngo ndashima umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye igororotse. Ngo kuko imirimo ye yose ari y'ukuri, ngo kandi inzira ze ari zigororotse. Ngo ariko abibone ngo abasha kubacisha bugufi. Imana itugirire neza, ngo abibone Imana ibasha kubacisha bugufi. Nimureke rero twe kwibona, twe kwishyira hejuru, ahubwo dukora iby'Imana ishaka. Ni ukuri, kandi indirimbo yatubwiye ngo umwami ageze ku irembo. Ni ukuri ngo umwami ageze ku irembo, umwami ageze ku irembo, ngo araje. Ni ukuri araje, ageze ku irembo. Byaba bibabaje, ni ukuri icyubahiro kigutandukanyije n'Imana. Ni ukuri byaba bibabaje ubwibone bugutandukanyije n'Imana. Kandi Nebukadinezari aratubwiye ngo abibone abasha kubacisha bugufi. Imana itugirire neza. Witinda rero, witinda ukora ibibi, witinda ukoresha icyubahiro Imana yaguhaye nabi, wikoresha amahirwe Imana yaguhaye nabi, ahubwo yakoreshe neza, kugira ngo nawe Imana itagushyira mu gihano ukazibuka nyuma. Ni ukuri waranyuze muri ubwo buribwe. Nebukadinezari yamaze imyaka 7 arisha nk'inka, arisha nk'inyamaswa, kubera ko atumviye Imana. None se wowe ko Imana iguhaye amahirwe wayakoresheje neza, utari wajya mu gihano? Imana itugirire
tugirire neza kandi ikomeze tuganirize. Shimye Imana kubwira ijambo, nikomeze yohereze Mwuka Wera aribaganirize. Reka dusoze dusenga. Imana itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Witwa Ndiho ntujya uhinduka. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima udutunga muri uru rugendo. Ijambo ryawe ni ubuzima. Nebukadinezari yishyize hejuru, yigira umunyacyubahiro, arakubabaza Mana, kubera ko amahirwe wamuhaye ntabwo yakoresheje neza. urangije umwohereza mu ishyamba, ajya kurisha imyaka 7, arisha nk'inyamaswa. Ariko igihe kigeze, isaha yawe igeze, ngo urangije ngo urongera uramwibuka, ngo arangije areba hejuru, ngo agarura akenge, ngo arangije ngo aragushima, ngo aravuga ngo nta yindi Mana iriho, ngo urisumba byose, ngo kandi ubwami bwawe ntibuzashira, ngo kandi ukora ibyo ushatse, ngo mu gihe ushakiye, ngo ariko ngo abantu, ngo ndetse n'ibiri mu isi, ngo byose ni ubusa. Ni ukuri Imana itugirire neza. Nebukadinezari urangije umugirira imbabazi, uramukiza, ariko nawe abona yuko ari we Mana isumba byose. Data mwiza rero, natwe twemerere, uturinde kwishyira hejuru, uturinde ubwibone, uduhe gukoresha icyubahiro waduhaye neza, aho kugira ngo tugikoreshe twishyira hejuru. Uduhe gukoresha amahirwe waduhaye neza, two kuyapfusha ubusa. Urakoze Mana, ngo bana n'abasubiye inyuma, bana n'abacitse intege, abirasi icyubahiro, Mwami bababarire mu izina rya Yesu Kristo. Mana igira neza, Mana ikomeye, ngo turengere utugirire neza. Rengera umurimo wawe, ngo abanyabari kongera bakizwa, kiza abarwayi, kandi nsengera abari mu isi bose, kugira ngo ubahe amahoro mu mutima, kubera ko ari wowe yatanga. Mwami Mana turindira ubugingo, kandi abafite intimba n'agahinda nabo bagenderere. Urakoze rero kumvishe gusenga. Cyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen.